Haleluya, 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 Imana ishimwe. Ndabasuje bene data mwese abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, aho uri hose Yesu Kristo nashimwe. Wowe tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, nongeye kukubwira ngo Imana izinze ijoro izinguye amanywa ikugiriye neza kubw'umugambi muremure munini cyane Imana igufiteho. Rero hereza Imana icyubahiro uyishimire ko ikugejeje igutangije iki cyumweru. Hari iminsi yatambutse itabarika ku buzima bwawe, uri umugabo wo kubihamya iby'Imana yagiye ikora, uko Imana yagiye ikurengera igutabara. N'ubundi turacyari mu masengesho y'iminsi 40 afite teme igira iti garuka ushime Imana. Imana itaragukojeje isoni, Imana itarakurekeye mu maboko y'ababisha bawe, Imana yagiye iburizamo imigambi itandukanye y'umwanzi. Iyo Mana uyishimire, iyo Imana ugaruke uyishimire, wongere ukusanye iby'imirimo y'amaboko yayo yakoze ku buzima bwawe, bigutere gushima Imana. Ushima Imana, uyiramburire amaboko. Iyo bavuze kurambura amaboko, yego n'aya ngaya dufite fizikare kuyarambura ni byiza, ariko burya iyo umukozi w'Imana akubwira cyangwa mwuka wera ngo urambure amaboko uhereze Imana icyubahiro, biba bivuga imirimo y'amaboko yawe, biba bivuga gufasha abababaye, biba bivuga kurambura amaboko ugafasha indushyi, biba bivuga kurambura amaboko yawe ukagira imirimo myiza ukora ikwiriye abizeye, ikwiriye abakristo, ikwiriye umuntu uri mu bihe byiza byo gushima Imana. Imana nishimwe. Rero muri iki gitondo nyemerera ushima Imana kandi ubanjize Imana hose muri byose, muri proje zawe, ku bawe no ku byawe hose uhabanze Imana. Iyi minsi y'iki cyumweru yose yibanzemo Imana, Imana izahakubere, Imana izabane nawe, kandi Imana uyibanze no ku babisha bawe, Imana igende ihagere, Imana yitamurire yigaragaze, Imana ikubambira amahema. Imana nishimwe. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Lion Mountain Church mu Rwanda, tukiri muri teme yacu yitwa garuka ushime Imana. Tuzavuga cyane ku Mana idakoze isoni. Imana idakoze isoni bizagutere kugaruka ushime Imana, kuko cya gihe wa munsi ya saha ntabwo yemeye kukorwa n'isoni, ubwo abanzi bari bagushinyikiye, ubwo abanyeshyari bifuzaga ko wamwara, ariko Imana ntabwo yakukojeje isoni. Ni ukuri byarashobokaga kuko wabonaga imbaraga ikibazo gifite zari ziteye ubwoba, ariko Imana yarakwimanye. Imana ishimwe. Ntabwo Imana yemeye kukorwa n'isoni, ntabwo yabyemeye. Imana ntabwo yabyemeye. Reka nkubwire ko itabyemeye. Ntabwo yabyemeye. Imana ntikoze isoni. Rero kubera ko Imana itagukojeje isoni, nawe uzagaruka ushima Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Jya ukomeza ushima Imana kubw'ikintu icyo ari cyo cyose Imana yakoze ku buzima bwawe. Uzagaruka ushima Imana. Wa mubyeyi we, ntabwo wakozwe n'isoni. Wari inkumi urashaka, ntiwakozwe n'isoni. Ushatse warabyaye, ntiwakozwe n'isoni. Urugo rwawe Imana yararurinze, ntiwakozwe n'isoni. Nawe wa mugabo we, nuko byakugendekeye, ntiwakozwe n'isoni. Wowe wakoze icyaha runaka, nawe ubwawe ujya utekereza ukavuga ngo iyo abantu babimenya, iyo abantu bamenya urya munsi nasambanaga, iyo abantu babimenya, cyangwa nawe waciye n'inyuma uwo mubana, ariko Uwiteka Imana araguhishira kugeza igihe wakirijwe, waturira Imana ibyaha byawe. Hari igihe wananiwe no kubyaturira uwo mubana, ariko Imana ntiyagukojeje isoni. Ni ukuri yaraguhishe, iraguhishira. Iyo Mana rero uyiramburira amaboko, uyishime. Imana nishimwe cyane. Imana ntiyagukojeje isoni. Nawe hari ahantu urutima rwawe rujya rukudihagura, ukumva harimo ikintu kivuga ngo pi, ukavuga ngo cyaha Mana, warakoze ko wambabariye, warakoze kuri umunyembabazi. Yesu ushimwe kubw'amaraso yawe yampanuguyeho kiriya gicumura. Ibyo bintu bijye bigutera gushima Imana, ugaruke uyishime kuko itagukojeje isoni. Imana ishimwe.
ishimwe. Hari imipangu wamenye y'ababisha bawe yabaye myinshi cyane mu nzira zo wagiye ucamo muri ubu buzima wanyuzemo, ariko Imana yarakwimanye imipangu yabishwanyukira muri bo. Ndavuga ngo yashwanyukiye muri bo kuko itakugezeho. Ibyo bapangaga kugukorera ntabwo byakugezeho. Ibyo nabyo bijye bigutera kugaruka ushima Imana. Imana ishimwe kuko itagukojeje isoni rata. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Ezira ibice 8 umurongo wa 22. Dushatse ariko twasoma uwo murongo wa 21 twihuse. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Titire y'ijambo handitse ngo biyiriza ubusa ku mugezi Ahava. Natwe turi mu masengesho y'iminsi 40 twiyiriza ubusa, dukusanya iby'imirimo y'Imana yacu, ibyiza yadukoreye, dukusanya intambara yaturwaniriye, dukusanya. Ariko ababiyirije ubusa ku kagezi Ahava, ku mugezi Ahava, wowe wiyiririza ubusa hehe? Wowe ugomba gufata umwanya muri wowe indani ukavuga ngo nkeneye kwegerana n'Imana yanjye, nkeneye kubwira Imana yanjye ko mfite reconnaissance y'ibyo yankoreye, nkeneye kubwira Imana ngo Mana warangaburiye ndabibona bidashoboka ndi umushomeri, nkeneye kubwira Imana ngo Mana ndagushimiye kuri rya deni ryari riri kuvuza ubuhuha byanshobeye, nakuyeho amatelefone nihishe byacitse, ariko Imana yarakurengeye ntiyagukojeje isoni. Imana ishimwe, ugaruka ushima Imana. Aba rero ba Ezira bo biyiririje ubusa ku kagezi kitwa Ahava, ku mugezi Ahava. 21 maze ntegekera kwiyiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi Ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu. Imana ishimwe. Ntabwo ari ugupfa kwiyiriza ubusa gusa, ni ukwicisha bugufi, ukicisha bugufi, ukihana, ukamaramaza, ukongera ukicisha bugufi, ugashima Imana. Mbese nawe ubona yuko wagiranye ubusabane n'Imana, nta byaha bigutumaho. Ngo rero bo biyirije ubusa kugira ngo bicishe bugufi imbere y'Imana yabo. Nawe biragukwiriye kwiyiriza ubusa ukicisha bugufi imbere y'Imana yawe. Imana ni ishimwe. Ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Nawe ukeneye kuyoboza Imana inzira y'umwaka utaha wa 2026, ndetse no mu kwezi kwa 12 ugomba kuyoboza Imana inzira. Ese bizagenda gute? Ese nitware gute? Ukeneye kuyoboza Imana inzira wowe uri muri fiançailles y'urugo uzubaka. Ukeneye kuyoboza Imana inzira mu kazi ugiye kwinjiramo. Imana ishimwe. Ariko Ezira n'Abisiraheli ngo bo bicisha bugufi, biyiriza ubusa, bicishije bugufi, bayoboza Imana inzira bagomba gucamo. Imana ni ishimwe. Hanyuma 22, kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira. Ni ukuvuga ngo nawe ubwawe uzi yuko bitoroshye. Nimba utazi yuko ufite abanzi wawe, nawe ufite ikibazo, kuko igihe cyose umuntu w'umukristo arwanwa mu buryo bumwe ndetse n'ubundi. Urwanwa na Satani, urwanwa n'abadayimoni baba bari gukorera mu bantu imyuka mibi, ugasanga umuntu yagutekerejeho nabi, umuntu yakugambiriyeho ibibi. Kandi no mu mubiri ntibyoroshye, naho turwaniramo, kuko umubiri nawo ujya utugerageza. Rero we arangije ahishurirwa neza yuko mu nzira harimo abanzi be, abanzi babo bari mu nzira babategereje. We aravuga ngo ababisha bacu bari mu nzira, ababisha bashoboraga kubatsemba bataragera i Yerusalemu. Imana ishimwe. Hanyuma akomeza avuga amagambo meza cyane, kuko twari twavuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana yacu, haleluya, ari kubayishaka bose, haleluya, ngo abagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo birwanya abayireka bose. Nuko twiyiriza ubusa
gusaba Imana yacu tuyinginga yemera kutwumvikira. 31 naho hageze aravuga ngo bukeye ku munsi wa 12 w'ukwezi kwa mbere duhaguruka ku mugezi Ahava tujya i Yerusalemu. Ukuboko kw'Imana yacu kuba kuri twebwe. Imana ishimwe, idukiza amaboko y'ababisha n'abaducuriye ibico mu nzira. Imana ishimwe. Nawe wafatanya na Ezira kuvuga iri jambo ukavuga neza ngo amaboko y'Imana yacu, amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo ibagirire neza. Imana ishimwe cyane. Ezira rero ageze kuri 31 niho yongera aravuga ngo Uwiteka, ukuboko k'Uwiteka kw'Imana yabo kwabanye nabo ngo hanyuma idukiza amaboko y'ababisha n'abaducuriye ibico mu nzira. Nawe uyu mwaka hari abagucuriye ibico, hari abakwifurije ibibi, hari abakugambiriyeho nabi, ariko ukuboko kw'Imana yawe kwabanye nawe mu minsi yose iwutambutsemo muri uyu mwaka. Ugaruka ushima Imana. Haleluya. Ugaruka ushima Imana, ugaruka ushima Imana ko itagukojeje isoni. Imana ishimwe ko yakwimanye. Imana ishimwe. Shalom shalom. Muhahe muronke iki cyumweru kizababera icyumugisha, iki cyumweru kizababera icyo gukusanya amashimwe, iki cyumweru kizatume wongera utekereza ko utakozwe n'isoni. Imana ishimwe. Shalom shalom.